Shalom shalom abakunzi ba Time to Know, twongeye kubaha ikaze nanone kuri channel yacu. Twizera ko muri amahoro aho muri mwese, Imana ikomeje kubarinda. Twagarutse rero kandi twagarutse kuganira namwe, tubagezaho andi makuru meza atandukanye nk'uko twabibasezeranyije ko tuzajya tubaha ibintu byiza byinshi. Ariko mbere y'uko dutangira, nagira ngo banze mbasaba akantu gatoya. Abantu mutarakora subscribe, mudukurikire ariko mutarakora subscribe, turabinginze n'ukuri. Subscribe ntabwo ari ikintu kigoye, ukore kuri subscribe kugira ngo ujye ubona n'ibindi biganiro byiza kandi byinshi tuzajya tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Hanyuma numara gukora subscribe, unasharinge kugira ngo bigere no ku zindi nshuti zawe, we kwihererana aya makuru, inshuti zawe nazo zibashe kumenya aya makuru, kuko nawe watubera ijwi, aya makuru akagera ku bantu benshi. Ntibagirwe gukora comment kugira ngo utubwire ibiganiro byacu byumvise gute, niki twakosoramo, niki twakongeramo, niki twabaganiriza ubutaha, kuko inama zanyu nazo turazikeneye kugira ngo ibintu birusheho kuba byiza. Murakoze cyane kubera ko mubikoze. Yego, ni muri urwo rwego rero, mu kiganiro cy'ubushize twari twabagejejeho, twe twababwiye uko wasaba scholarship mu gihugu cya Korea. Umukunzi wacu rero atwandikiye aratubwira ati ntimugarukire muri Korea gusa, mwadufasha no kumenya uko umuntu yasaba scholarship zo mu Bushinwa. Ubwo rero niyo mpamvu uyu munsi tubagarukaniye kandi keza cyane ka Chinese Government Scholarship Applications izo muri 2025 zamaze gusohoka. Zasohotse ku itariki 15 z'ukwa 12 mu mwaka wa 2024 byaturangije. Ubu ni mu gihe cya application, rero deadline izarangira. Deadline ni ku itariki 30 z'ukwa 12. Urabona ko twanabishyize mu ibara ritukura kugira ngo mubashe kwita mubibona. Ariko kandi iyi tariki ishobora guhinduka bitewe na kaminuza usabamo, kuko buri kaminuza kenshi usanga ifite deadline yayo. Rero iyi scholarship yo mu Bushinwa, ya guverinoma y'Ubushinwa, ikorerwa online. Nta handi, ntazagire kubeshya ngo urohereza document zawe biciye hehe, sinzi. Ikorerwa online gusa. Iyo usaba, usabira kuri iyi website twashyize hano. Iyi website uyanditsemo uhita ubona ibintu byose wisaba unyuze. Hanyuma iyi scholarship iboneka mu byiciro byose. Ni ukuvuga ngo abashaka kwiga undergraduate, icyiciro cya kabiri cya kaminuza, icyiciro cya gatatu ariyo masters program, cyangwa se icyiciro cya kane doctoral program, kandi iba ari full scholarship. Ni ukuvuga ngo bakavaringa ibintu byose. Hano undergraduate program ushobora kwiga imyaka 4 cyangwa 5 bitewe na porogaramu uri kwiga, cyangwa se masters nayo ukaba wayiga imyaka 2 cyangwa 3. Hanyuma doctora ikaba imyaka 4. Iyi scholarship kandi iboneka muri kaminuza 280. Urumva kaminuza 280 ni kaminuza nyinshi. Ibyo ari byo byose, ugerageje amahirwe ntago wabura kaminuza igufata. Hanyuma kugira ngo wemererwe gusaba iyi scholarship, hari ibyo ugomba kuba wujuje. Icya mbere, ugomba kuba uri umunyamahanga, birumvikana udafite ubwenegihugu bw'Ubushinwa. Icya kabiri, kuba nta yindi scholarship itangwa n'Ubushinwa waba ufite. Icya gatatu,
kuba ufite ubuzima buzima, umubiri muzima no mu mutwe hazima, nta kibazo ufite. Ikindi, kuba wararangije amashuri yisumbuye ku muntu ushaka kujya mu cyiciro cya kabiri cya kaminuza ari undergraduate, kandi ukaba utarengeje, ukaba ufite munsi y'imyaka 25. Ikindi, ugomba kuba wararangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu gihe ushaka kujya kwiga icyiciro cya gatatu, ukaba utarengeje imyaka 35. Ikindi nanone, ugomba kuba wararangije icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu gihe ushaka kujya mu cyiciro cya 4, kandi ukaba utarengeje imyaka 40. Urumva ibi ngibi uba ugomba kubyitaho nabyo ukabireba mu gihe uri gusaba, kugira ngo hatazagira ikikugonga, kuko biba byiza akenshi iyo ugerageje guhuza n'amabwiriza yabo, ariko nanone ntawe uyimumwima ahari, ushyiramo dosiye bikagenda uko byakagenze. Rero iyo uri gusaba, hari ibyangombwa, hari dokima z'ingenzi uba ukeneye kuba ufite ugiye gusaba. Icya mbere ni application form y'iyi scholarship, yujuje mu Gishinwa cyangwa mu Cyongereza. Urumva abenshi kubera ko tuba tutarize mu Bushinwa, Igishinwa ntacyo tuba tuzi, ni Icyongereza gikora. Iyi application form iraboneka iyo watangiye kuapplyinga, iboneka online, niho uyikura n'ubundi. Ikindi, ugomba kuba ufite passport, ugasubmitinga kopi ya passport yawe. Passport yawe igomba kuba iri valid kugeza byibuze mu kwa gatatu 2026. Icya gatatu, ugomba kuba diplome yawe n'indangamanota zawe cyangwa se transcript zawe nazo ziri notarized, cyangwa se warazijyanye kwa noteri bakazinotifiya, kugira ngo bemeze nyine ko atari impimbano. Hanyuma ikaba iri mu cyo itranslatinze mu Cyongereza, ariko ntekereza ko dokima zacu twese abantu b'iwacu, ntekereza ko izacu ziba ziri mu ntuza, degree na transcript ziba ziri mu Cyongereza. Ntekereza ko si ngombwa ko ujya gukoresha translation nanone. Ikindi nanone ni certificate y'ururimi, language qualification certificate. Ngo kubera ko uba uri buzige mu Cyongereza, uba ugomba guprovidinga iyo certificate, ariko bikagendana n'ibyo kaminuza isaba. Hano bashobora kugusaba, ushobora gusanga nka kaminuza uri gusaba bakenera TOEFL cyangwa se bakenera IELTS. Izi ugomba kuba uzifite, ariko wabanza ukareba niba kaminuza ushaka gusabaho izisaba. Yaba itazisaba, mu gihe utayifite niyo mahirwe yawe. Yaba izisaba kandi ubwo utazifite ukazishaka, kugira ngo dosiye yawe ize kuba yuzuye neza. Ikindi nanone basaba study plan cyangwa se research proposal yanditse mu Gishinwa cyangwa mu Cyongereza. Igomba kuba byibuze ifite amagambo atari munsi ya 200 ku bagiye kwiga muri undergraduate, cyangwa se amagambo 500 ku bagiye kwiga postgraduate. Hanyuma hakiyongeraho recommendation letter. Ngira ngo abantu bagerageza ama scholarship cyane murabizi ko iki ni ikintu kitajya kibura muri dosiye umuntu ari gusaba. Recommendation letter igomba kuboneka uko byagenda uko ariko kose, ukayisaba abaprofesa mu bakugisha, niba harimo abaprofesa
byibuze nibo baguha recommendation cyangwa se associated professor, ariko ubwo batarimo nabo abakugisha aba doctors gusa, ubwo nabo bayiguha, ntabwo wakwanga kwitanga ngo nuko atari aba professor. Hanyuma ikindi numva nakongeraho, noneho ni hanyuma ikindi ni scholarship benefit, cyangwa se iyi scholarship nuyisaba ni ibiki bakugomba, ni ibiki uzakuramo. Icya mbere, bakwishyura amafaranga y'ishuri, amafaranga y'ishuri harimo n'ayo kwiyandikisha, yaba ayo kwiyandikisha yaba n'ay'ishuri barayishyura. Icya kabiri, uba wemerewe icumbi rya kaminuza, ariko iryo cumbi ngire ngo ni muba muri abantu babiri, muba musharinga icyumba muri abantu babiri. Icya gatatu, bakaguha amafaranga yo kugutunga. Hanyuma amafaranga yo kugutunga, abiga icyiciro cya kabiri bagenerwa amafaranga 2,500 ku kwezi y'amashinwa, abiga icyiciro cya gatatu bakagenerwa 3,000 ku kwezi y'amashinwa, abiga icyiciro cya kane bakagenerwa 3,500 ku kwezi y'amashinwa. Ikindi kandi bakwishyurira ubwishingizi bwo kwivuza. Hanyuma rero muri iyi scholarship benefit, ni ukuvuga ngo iyo uri kwapurayinga igizwe ubundi iyi China government scholarship igizwe n'ibyiciro bitatu, harimo type A, type B na type C. Kuko niyo ugiye kwapurayinga ugitangira application bakubaza iyo uhitamo. Type A rero niyo umuntu uwo ari wese ntekereza ko yakwapurayinga, ari nayo irimo izi benefits zose tumajije kuvuga, ariyo bakwishyuramo amafaranga y'ishuri, bakaguha icumbi ry'ubuntu, bakaguha amafaranga yo kugutunga, bakaguha na assurance. Naho type B baguha amafaranga y'ishuri, bakaguha icumbi, bakakwishyura na assurance yo kwivuza, ariko ntago baguha amafaranga yo kugutunga. Hanyuma type C iyo benefits ziba ari nkeya cyane, nta nubwo bazidetaya ngo bavuge ngo wenda baguha iki cyangwa baguha iki ngiki, kuko ziba ari nkeya cyane. Rero iyi type A ntekereza ko ariyo buri wese yakwifuza guhitamo, kugira ngo nyine ubone ibi byose umuntu wese agenerwa. Ariko ubaye wabasha kwitunga, wenda uvuga uti ngize amahirwe nkabona iyo scholarship, nkabona unyishyurira ishuri, nkabona aho kuba, ibindi nkabona n'ubwishingizi bwo mu kwivuza, kubaho nakwirwariza, icyo gihe wakwapurayinga na type B, nabyo birashoboka. Ariko nashishikariza abantu benshi kwapurayinga kuri type A, niyo nziza. Hanyuma rero igice tugezeho ari cyo cya nyuma, ni uburyo noneho wakwapurayinga. Ni ukuvuga ngo uza muri iyi system ya Chinese government scholarship, ukayifungura,
hanyuma ukaza hano twashyize rimwe, ngire ngo murahabona, ugakireyamo akawunti yawe. Wamara kuyikireya noneho ukaza ukuzuza, ugakurikiza izi procedure zose, ugasubmitinga. Ubwo ibindi byose bikurikiyeho bagenda babikubwira. Ariho uzakura za fomu twahoze tuvuga wuzuza, ukatacingaho na za dokima twavuze. Ariko hari akandi kantu nibagiye kubabwira, iyo urimo urapurayinga nabwo wandikamo online, ugasaba icyitwa agency number. Agency number nayo irakenerwa kuko barayikubaza mu gihe urimo urayapurayinga. Ubwo rero ntekereza ko aha niho twasoreza ikiganiro cyacu. Kuko ndumva iyo wujuje iyi sisiteme, iyo watangiye kwa purayinga, ugakiriya akawunti, ukaza ukuzuza ibisabwa, ugasubmitinga, ukomeza ugenda ubona n'ibindi bikurikiraho. Turabashimiye ko mwabanye natwe. Uwagira ikibazo cyangwa andi makuru yifuza arenze ahangaha ku byo twari tubabwiye, yatwandikira akatubaza muri comment, tukamuha ubusobanuro burambuye. Ariko ntekereza ko na link turi bushyire hasi, turayipininga link kugira ngo ube wafungura urebe uko nawe usome, urebe uko byifashe. Murakoze cyane, turabashimiye. Ntimwibagirwe gukora subscribe, comment, like and share kugira ngo bigere ku bantu benshi kandi bamenye amakuru mwe kuyiharira mwenyine. Shalom shalom, amahoro y'Imana abe muri mwebwe n'abanyu ibihe byose.